juvugibya Yesu inshuti y'ukuri binudumurishi byo yagukoreye. Yesu ashimwe cyane. Ni mushiki wanyu Ishimwe Kamugisha Kevin. Kadusenga Imana. Uhoraho Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turakoretse cyane kugira ngo ubane natwe. Ko tugiye kumara iminota mike twiga, umarikire kubana natwe, utwungure kandi utwigishe mu izina rya Yesu. Amen. Ihame rya gatatu. Nta kundi umuntu yashaka gukiranuka keretse gushaka Yesu. Habayeho umuntu washaka gukora imigati. Yakundaga imigati mishya, maze akumva byamushimisha kuyikorera abandi. Nuko azenguruka umujyi ashaka ahantu heza yacururiza imigati. Agura ikibanza iruhande rw'umuhanda, maze yifashisha umwubatsi wo muri uwo mujyi, ndetse mu gihe gito inzu y'imigati yari hafi gutangira gukora. Kandi inyuma muri iyo nzu hari ahantu hogerezwa ibikoresho hakozwe mu byuma bishashagirana hamwe n'ibyuma bikoreshwa n'amashanyarazi. Mu iduka ubwaho harimo utubati tw'ibirahuri birabagirana two gushyiramo ibicuruzwa. Nyamara kandi ubucuruzi bw'imigati bw'uwo mugabo ntibwagendaga neza. Yakoraga amasaha menshi, yatanga n'amafaranga menshi yo kwamamaza ibikorwa bye ahantu hose. Akagerageza guteza imbere ubucuruzi bwe akoresheje uburyo bwose bushoboka. Nyamara ariko ntiyigeze abasha gukora imigati myiza nk'uko yari yarabiteganyije. Iyo abantu bahanyuraga bakitegereza ubucuruzi bwe, rimwe na rimwe baramuguriraga bakagenda ubutagaruka. Hanyuma hashize imyaka myinshi akora ibishoboka byose, nta kindi yari agisigaje uretse kwemera ko bimunaniye. Yarimo ahomba bikomeye, ari hafi gufunga. Yari yakoze byose kugira ngo ubucuruzi bwe butere imbere, ariko ntacyo yari yagezeho. Ubwo yari hafi kubireka byose, yaje gusobanukirwa n'ikintu cyavugurura ubucuruzi bwe. Umuntu umwe yaje kumubwira ko kugira ngo akore imigati akeneye ifarini. Ntabwo yari yarigeze na rimwe agerageza gukora imigati akoresheje ifarini, ariko yumva igitekerezo ari cyo, maze akoresheje ifarini ibintu byose byaje guhinduka. Murabyumva, nta gushidikanya ko icyo ari igitekerezo. Mu by'ukuri byatugora kwemera ko hari umuntu wayoberwa ikintu nk'icyo cy'ibanze. Ifarini ni ngombwa mu gukora imigati. Biragaragara rwose ko byaba ari ubupfapfa kugerageza gukora imigati udakoresheje ifarini. Umushinga wose waba ugiye gukora, umenye ko kugira ngo utere imbere hari ibyangombwa wagombye kuzuza. Banki ntibasha gukora nta mafaranga. Ntibyashobora gukora itwara ry'abantu n'ibintu mu igare ry'umwotsi ufite mu magare gusa. Ntiwabona ubwoya bw'intama nta ntama zihari. Ubuzima bwa gikristo bwo se bumeze bute? Ni bangahe muri twe bibagiwe iby'ingenzi bibugize? Ni bangahe bashaka gukiranuka ariko batazi ko bakubona? Nta kintu gica intege nko kugerageza kuba umukristo utazi ko wabigeraho. Abanyamakuru hari ibibazo bakoresha kugira ngo babone ibintu by'ingenzi biri bube bigize inkuru yabo. Ibyo bibazo bishobora no gukoreshwa no mu mibereho ya gikristo. Cyose cya mbere ni iki ngo iki. Rimwe na rimwe usanga byoroshye kuvuga ibigomba gukorwa mu buzima bwa gikristo. Bamwe muri twe bakuze bagaburirwa ibyo. Abantu bajya bibaza ngo hagomba gukorwa iki? Ni iki kitagomba gukorwa kugira ngo umuntu w'umukristo maze abone agakiza? Twagiye tubaza ibibazo nk'ibyo, byagiye biba ingingo yo kuganirwaho ndetse no kugirwaho impaka mu mashuri ya Bibiliya no mu byumweru byo gusenga. Twarabazaga ngo kuki iki kitagomba gukorwa? Ikibi kirimo ni ikihe? Mbese ni bibi kwibaza ibigomba gukorwa? Oya, Bibiliya irimo ibintu byinshi muri byo bigomba gukorwa, ariko ibyo bigomba gukorwa si byo rufatiro rw'imico ya gikristo. Nyuma y'ibyo haza ikibazo ngo kubera iki? Ni ikibazo gituma abantu basesengura, bakajambura, bakajya impaka. Ni ikibazo cyiza cyo kubazwa mu gihe cy'ishuri ryo ku Isabato. Ikibazo kuki gishobora kuba ingenzi. Imana yaravuze iti muze tujye inama. Yesaya igice cya 1 umurongo wa 18. Si bibi kujya impaka no gutekereza ku kintu. Twavutse dufite ishusho y'Imana, dufite ubushobozi bwo gutekereza no kwimbika, ariko kuki? Icyo kibazo ntigihagije. Ryari ni ikindi kibazo cyadutwaye umwanya munini mu mateka y'itorero ryacu.
twaribazaga tuti ibyo byose bizaba ryari, hanyuma tukamanika ku nkuta zacu imbonerahamwe zisubiza icyo kibazo. Byashoboka ko bamwe bitaye cyane kuri icyo kibazo cya ryari kugira ngo bazashobore kwinjira mu modoka ku munota wa nyuma. Abandi batinya ko igihe cyabashiranye batarasobanukirwa uko bagomba gukora n'ibyo bagomba gukora. Niba kuva mu bwana bwawe warabwiwe ibigomba gukorwa, impamvu ugomba kubikora n'igihe bigomba kuba byararangiye, ushyize mu nyurabwenge, wasanga ikibazo gikurikiyeho ari ikihe? Ikibazo gikurikiyeho ni gute. Ni ikibazo gifatika gishobora kuyobora ku nyigisho yo gutsindisha kubwo kwizera. Niba utumva ibyerekeranye n'ikibazo ngo ni gute bigenda, nta kabuza n'ibindi bibazo twavuze haruguru ntuzabibonera igisubizo. Ariko nanone kumenya uko ibintu bikorwa ntibihagije, kuko gutsindishwa n'ubwo kwizera birenze kuba mu magambo gusa, ni imibereho. Icyo gihe rero gute kiba ikibazo gishimishije iyo umenye ko igisubizo cya gute ari ninde. Yesu niwe rufatiro rw'ubukristo. Nibyo koko Bibiliya iduhugurira gushaka gukiranuka. Muri Zefaniya igice cya 2 umurongo wa 3 babivuga nk'itegeko ngo mushake gukiranuka, ndetse kandi bamwe muri twe batekereje ko kugira ngo bashake Yesu bagomba kubanza gushaka gukiranuka. Ariko abizera ibi ngibi bibagirwa iki kibazo ngo gute, kubera ko gukiranuka bingana na Yesu. Uburyo bwonyine bw'ukuri bwo gushaka gukiranuka ni ugushaka Yesu. Gukiranuka kw'Imana kwagaragariye muri Yesu. Iyo tumwakiriye tuba twakiriye gutsindishirizwa. Amen. Dusenge Imana. Urakoze Yesu kubw'uyu mwanya uduhaye. Reka ijambo ryawe rirusheho gucengera mu mibereho yacu, uduhe guhinduka, uduhe kwihana byimazeyo. Ese undi byamara umuntu iki gutunga ibyo mu isi byose akaka ubugingo buhoraho? Ndakwinze cyane kugira ngo umwana wumvise iki cyigisho ndetse n'umvishe ibyabanje n'uzumva ibizakurikiraho, umenye guharanira iby'ijuru, umenye guharanira ubutunzi butazabura aribwo kuzaba mu bwami bwawe bw'iteka ryose. Bisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.